dutangira harimo muri rusange biga ku kwigisha iyakure murakoze cyane iyo sabusi ntangire bashima abagura umukozi yinjiza mu kigo gishinzwe gufasha kaminuza ikoranabuhanga mu kwigisha aho iki kigo bashyizwe mu mikoresho y'uburezi bishingiye ku bunararibonye imikoresho y'uburezi yari ifite mu kugira gahunda zatangwaga hifashishijwe rero muri icyo kigo n'ibyo dukora kugira ngo uburyo mwari mubajije bubashe kugerwaho nuko icya mbere ibijyanye n'amabwiriza agenga imikorere y'ubuvuzi ibyo twita policies hanyuma tugatanga amahugurwa ku barimu kugira ngo babashe gukoresha ubu buryo mu kwigisha si ibyo gusa tunajya inama ndetse tukanakurikirana n'abari kwiga urugo tukabikora rero atari ibikoresho by'uburezi gusa ahubwo mu kigo nakubwiye gitanga ubufasha kuri koleji zose za kaminuza y'u Rwanda. murakoze cyane amahugurwa y'ubuvuzi mu kwigisha hifashishijwe iyakure ashobora gutekereza amaseje bikorwa gute mu gihe kwigisha burya bisaba ibikorwa remezo muri ubu buryo ibikorwa remezo bimeze bite byifashishwa kugira ngo ibyigishije bibashe kuyobora. murakoze cyane buriya leta y'u Rwanda igengwa na gahunda zigenga leta za policies aho tugeze icyo tugezeho ni uburyo bwo kubyaza umusaruro ibikorwa remezo byashyizweho na leta gutanga umusaruro naho rero kaminuza y'u Rwanda nayo itasigaye inyuma kugira ngo ubwo buryo bwashyizweho bwabikoramo umutungo uhagije kandi utubutse n'abanyeshuri ndetse n'amakaminuza abasha kubikoresha uburyo rero ibikorwa remezo mwari mumbajije ni ibikorwa leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga kaminuza nayo ikaza yunganira ariko ibya rusange binini ni leta y'u Rwanda yarabikoze aho twavuga nk'imirongo migari ifite fiber ubu yamaze kugera mu gihugu cyose ntabwo kaminuza rero yakomeza kurebera naho ibindi bikorwa remezo ni buri munsi bigenda bishyirwa bigaragara akoze iyi gahunda rero yaba imaze gutanga umusaruro. iyi gahunda yo gukoresha ikoranabuhanga mu kwicara no kwigisha by'umwihariko duhereye no kuri koleji y'uburezi aho tugira abarimu babasha gukomeza kwiga uburezi no kongera nivo zabo bataretse akazi tumaze kugera ku mibare myinshi aho buri mwaka dusora abarenga 300 n'uyu munsi baba bari kwiga b'abandi biga uburezi kandi bakabikora badasize akazi kabo si ibyo gusa no mu yandi makoleji no muri koleji y'ubuganga nka masters yo kwita supply chain management n'iki ya kaminuza aho dufite abanyeshuri baturutse mu bihugu bitandukanye by'isi biga bari iwabo kandi bakabasha kwiga neza gahunda za kaminuza kandi ibyo gusa n'abanyeshuri biga muri kaminuza hashyizweho imbaraga uburyo bwo kwiga kuvanga ibyo twita face to face ibyo kw'imbonamubone n'uburyo bw'iyakure aho abarimu bashishikariye guhitamo icyo kimwe bakoresha hamwe n'abanyeshuri n'ibindi abanyeshuri bashobora gukoresha Tukiri kuri ibyo ngibyo by'umusaruro umaze gutanga umugabo yarose imyigire ubuhe buryo akarorero cyangwa intangamuganza y'igihe kovide yaduteraga twese n'igihugu ndetse n'isi aho kwiga byabaye ikibazo mu by'ukuri ku bantu twese ariko bitewe n'imyiteguro itari mike kaminuza y'u Rwanda mu by'ukuri yari igezeho ntabwo byatubereye imbogamizi hamwe bavuga ngo kwigisha byarahagaze abana barakomeje bariga mu buryo abana bwari ijana ku ijana ariko byagaragaye ko igihe amashuri afunze kwiga n'igihe umwana ari iwabo kwiga uwo
umusaruro muri rusange n'ikindi hari uburyo byaguye imyigire y'abana aho uyu munsi kugira ngo ubone ibyo bakufashisha wiga foundation kugira ngo tuyigereho buri kigombera gusa kujya mu nzu z'isomero ahubwo uburyo bwo kubona amakuru bafashwa mu kwigisha mwongera ubumenyi buke abigisha bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga niba hari uburyo mukoresha ikigo nababwiye uhoramo cyitwa Center for Distance Learning cyangwa amagambo y'ibyo Fodel nicyo cyahawe iyo mandate yo kugira ngo duhugure abarimu babashe kujyana n'imyigishirize mishya tugenda tugana dutanga amahugurwa atandukanye twayatanze uhereye kuri twita digital basic literacy ayibanze mu gukoresha ikoranabuhanga hanyuma n'ubundi buryo tugenda tubona buba bukenewe gutegura amahugurwa tukandikira abashinzwe ku makoreji bakaduha abarimu tukabahugura tukabaha certificate kandi tugeze ku kigero gishimishije aho navuga ko mu barimu ba kaminuza y'u Rwanda abarenga 80% bamaze kubona amahugurwa y'ibanze bakoresha kugira ngo babashe kwigisha. murakoze cyane noneho yumvise uburyo ki gahunda yo kwigisha hifashishije iyakure ikorwa ariko atekereza cyane cyane ku bikoresho ku baba kwiga bifashishije iyakure se guhanika imbogamizi zari koroshya niba yakora amakuru yaba izo kompiyuta kuko bafite habe hari ibikoresho umuntu yakwifashisha mu kwigishirizaho iyi gahunda y'iyakure usanga kugeza uyu munsi ntabwo navuga ko imbogamizi zihari zihanganye cyane ntabwo navuga ko twageze aho dushaka kugera urumva ko n'uburyo bwo hakenerwa ibikorwa remezo ku ruhande rw'ukwigisha hikanakenera ibikorwa remezo ku ruhande rw'uwiga ndetse n'umuntu mugari ubahuza kugeza uyu munsi bivuze ko muri kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'ibikorwa remezo bya mwarimu yakwifashisha kugira ngo yigishe iby'ibanze byose bihari ntabwo naba mbeshya imbogamizi zikagaruka ku ruhande rw'uwiga ari naho haza ku bufatanye burenze kaminuza y'u Rwanda ariko ntabwo twavuga ko imbogamizi zashize ariko byaragaragaye ko ahari ubushake kandi ni buhoro buri kugira ngo ku mbogamizi ku ruhande rw'uwiga w'umwigishwa ikoranabuhanga izo zaba ari izihe mwavuga? imbogamizi ya mbere twagiye tubona mu banyeshuri baza ubuyobozi bw'ikoranabuhanga ikintu cya mbere ni mbere kuri za mudasobwa cyangwa se kompiyuta uyu munsi leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka irimo kubikora aho ibikoresho bigenda biboneka ku buryo bwinshi ariko ntabwo buri munyarwanda wese arabasha kwibonera kompiyuta cyangwa se telefoni ya smartphone ariko iyo urebye intambwe dutera biratanga icyizere ko nawe tuzajya ikindi ni internet access muri ubwo buryo bw'imyigire twagiye dukora bitandukanye usanga u Rwanda leta y'u Rwanda yarakoze ibishoboka bitandukanye igereranije bijyanye no gusubiza ariko uyu munsi ari ikibazo cyayo no kuba yabasha kuboneka mu by'ukuri navuga ko nabyo biri mu isoko murakoze cyane muri gihe cyo kwiga n'ibyo umwana kwiga ku ishuri guhura n'umwarimu ibiro abantu bize kwiga bifashishije iyakure batekereza bavamo igiciro cyangwa se by'umwihariko kiva kuko kwiga umunyeshuri adahura n'umwarimu igiciro kiri muri abo bantu batekereza ko kwiga bifashishije iyakure nta gaciro cyo gifite cyangwa se amasomo y'igihembo nta gaciro afite
birababwira ubu ubushakashatsi bwagaragaje ko uburyo bwose bw'imyigire bugira imbogamizi bukagira n'inyungu zabo. uyu munsi wiga ari mu ishuri nawe arahari rwose ushobora gutaha uko yaje bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko icyo ushaka kubabwira ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko ubwo buryo bushya bw'imyigire aho umunyeshuri ahitamo igihe cyo kwigira, aho yigira, isaha yigira ndetse akaba yahitamo n'ibyo yiga, byagaragaje ko ibintu bitanga umusaruro kuko umuntu ashobora kubwirwa adasabwe guhita iyo yari asanzwe akora yiga. Rero abakivuga ko abize muri ubu buryo bw'iyakure nta reme ry'uburezi bize muri ubu buryo abona, mu by'ukuri bivuze ko ari imyumvire ikwiye umusaruro ntabwo naba menshi. Byose biterwa n'amasomo y'uwiga kimwe imbaraga zo kwiga, hakaza n'uburyo ubu wiga yafashijwe afashwa kwiga. Byagaragaje ko umunyeshuri yafashijwe neza yigiye aho ari iwabo yiga ndetse akaba n'umuhanga kuba yagiye kwiga uwiza kuri aho ngaho ntibashobora gutekereza ko ikoranabuhanga bashobora kugira n'uburyo umwana yigisha ugasanga abatekereza kuzamuza gusa ariko bakakoresha telefoni yari kwegera ibyo banditse. Sinzi uburyo uwo muntu yize ariko harimo n'uburyo yize yifashishije ushobora kwimereza yenda bakigiti cyangwa ku gaciro hagati y'abo banyeshuri bashaka barangije muri kaminuza imwe imyaka icyenda mu kigo gikoresha uburezi makumyabiri imbere ariko yarakoresheje kwiga kure ibyo ni mu bihuza muto. nabivuze ko igitera umunyeshuri uwo ari we wese yaba ari uwiga ari mu ishuri n'uwiga ari iwabo mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi. Cya mbere nicyo nakwita kumaramaza mu gikorwa ubwigane, muri icya mbere. Icya kabiri nicyo twita ranasapo, ugufasha uwiga hafi. Kuri ubu muri buryo bw'iyakure turi gushyira imbaraga mu gukora ibyo twita interactive. Ni bwa buryo waba uri umunyeshuri ashobora gucana amashini agashyiramo akagenda, mu by'ukuri mwarimu amufasha bimworohera kumenya ko uwo munyeshuri ari cyangwa adahari, kubera ko muri pedagogi nshya igenda iza aho umunyeshuri agomba kuba ari we uri wibanze at the center of pedagogy. Ntabwo mwari uyu munsi akiri wa muntu uhagarara imbere y'abanyeshuri ahubwo uyu munsi aha abanyeshuri uburyo bwa collaboration discussion guhererekanya ibitekerezo. Ubwo buryo bw'iyakure iyo mwarimu atanze urubuga rwo kugira ngo abanyeshuri bahererekanye ibitekerezo bigaragaza uburyo bw'umwarimu kandi kubigenzura uyu munsi biroroshye, ariko kugenzura cyane ntibitanga umusaruro ku wiga abazi bashaka muri ibyo bintu no mu mashuri nabwo birakoresha dukomeje twataza muri gahunda y'iterambere, ariko mu bijyanye cyane cyane n'ikoranabuhanga, gukoresha ikoranabuhanga mu mashuri naho bimeze neza cyane. Ariko se umuntu ufite imboga kandi ashobora kwibaza ngo umunyeshuri udafite telefone cyangwa se mudasobwa mwebwe mu bigenzo mufite. Kuri ubu ndabaha urugero nk'abo tuba dufite biga muri ya porogaramu yitwa distance training program. Twakoze igenzura dusanga abiga izo gahunda ntabwo ari bose bafite ibyo bikoresho biborohereza, ariko burya ushaka arashobora. Mu gihe udafite icyo gikoresho ugirwa inama yo kuba wakorana na bagenzi bawe ushobora kubona ibyo bikoresho. Ariko kuri uyu munsi kuvuga ngo hajyeho mwabibiri n'imyumvire muri porogaramu mbere twagiraga ubwo buryo aho twafataga ibitabo tukabyohereza abiga muri foromati bagasoma bakazaza guhura na mwarimu ababaza. Ariko mu by'ukuri ibyo ni ibintu biri kugenda birangirana n'igihe, ahubwo uwinjiye muri iyo gahunda abifata nk'ibanze kugira kimwe muri icyo ngicyo. Uruhe ruhare twavuga nk'irangira rugira mu gukora ubushakashatsi kuri kaminuza? Murakoze cyane. Twabonye ko iyo turi guhugura abarimu kujya muri gahunda ya nk'irangira, ikintu cya mbere
ni uguhinduka amaso ukamenya aho amakuru yaturuka harenze hamwe. Hari igihe twari tuzi ko udafite igitabo udashobora gusoma, ariko uyu munsi hariho uburyo bwinshi umuntu agera ku makuru ukaba wanamenya ayavuba ay'igitabo. Kubera ko ifungura amaso y'uri muri iyo gahunda bituma amenya amakuru agezweho. Ikindi uburyo bwo kubihuza bifasha ikoranabuhanga bituma ushobora gukora n'ubushakashatsi yegereye ahangaha akoresha rero ni muri ubwo buryo akenshi iyo abaye n'uburyo ubushakashatsi abenshi tugakora babwira abasirikare ko gusasa kuri lani gukora bifasha abarimu kumenya uburyo bwo kugenzura ibyo twita abanyeshuri bagutera n'ibikorwa hari amasomo hari uburyo buhari bwo kugenzura umwimerere w'amakuru atandukanye uburyo kugerageza bitanga umusaruro. Aho uyu munsi niba tuvuga ko yitwa artificial intelligence genda bisaba umuntu yabona ibintu akoreye ariko hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kubigaragaza tubafasha murakoze cyane ukeneye igitekerezo cyiza gukora ubushakashatsi bikatekereza ko aho kandi bitewe no guhanga imirimo n'inzego nyinshi bigafasha ibyo kwiyakira urumva ko iyo twifashishije ikoranabuhanga mu kwiga no kwigisha tuvuga ko umunyeshuri ufite abutike kiwe acuruza si ngombwa ko afunga ubucuruzi bwe kwa sitiya. Uyu munsi ashobora kumenya amasaha akoresha yiga n'ayo ari buze gukoresha mu mirimo ye isanzwe. Ikindi uburyo bw'ikoranabuhanga burafungura amaso, hari imirimo myinshi ikorerwa online cyangwa se muri ubwo gushaka amakuru amufasha kwiga bigenda binabafasha mu buryo kuri kugera kuri ayo makuru y'imirimo yakorwa yifashishije ikoranabuhanga. Urabona ko e-learning irateza imbere cyane umurimo cyane mu bana bari kugira umunsi aho yakwiga anakora. Murakoze cyane. Ntabwo urabitekereza kujya n'intebe y'inyigisho akenshi ziba zihari uburyo zorohereza no gahunda kaminuza y'u Rwanda ifite intumbero ngari aho bazagera igihe umubare munini byashoboka ukaba wakwinjira online. Ubu muri za porogaramu gusubiramo gahunda iri kugenda ikorwa, abarimu bose bashishikarizwa kugaragaza amasaha yo guhura n'umunyeshuri mbonamubone ariko n'amasaha ya online. Ibyo bigategura mwarimu wabitangiye ariko mu buryo twita blende yo kubivanga kuba yiteguye ko binagiye online ingufu cyangwa se byose hajemo irakuru umwarimu azaba ari ashoboye muri kaminuza y'u Rwanda ariko bifashisha iyane cyangwa se bifashisha iyakure iyo barebye muri koleji y'uburezi ariko no mu zindi koleji kuko mubamo kenshi usanga gahunda y'irangiza by'ukuri iteka iyo wigereranya n'ibigana turacyafite urugendo ariko kandi ntabwo tukiri ku ntangiriro. Uyu munsi dufite urubuga ruhuriraho kaminuza koleji zose za kaminuza y'u Rwanda. Amasomo ku kigero kirenga 90% yose yigishwa muri kaminuza kuri uyu munsi ari kuri urwo rubuga bita irangiza. Ikindi nababwiye amahugurwa aho tugeze ko umubare munini w'abarimu bamaze guhugurwa. Ibikorwa remezo ubu muri buri kaminuza ifite gahunda yo kuhashyira icyitwa multimedia studio. Kimwe mwambazaga muti umunyeshuri yashobora kurambirwa kwiga akarangara atari kwiga, ibigo bita creating interactive content aho umunyeshuri yiga yaba arimo kuganira n'ibyo atari gusoma ahubwo namara gusoma iminota nkagira gusa icyo nkora kugira ngo mbashe gukomeza. Rero muri
izo ni intambwe turi kugenda dutera ariko mu by'ukuri biragaragara ko iyo tugana abakorerabushake bwa leta y'u Rwanda polisi cyangwa se amabwiriza y'igenda ko ubu yose yamaze gushyirwaho kandi turi mu murongo mwiza ku buryo ntabwo babizibona bazakomeza yakwirinda. Murakoze cyane. Iyo murebye ku birebana n'ino gahunda ndetse n'abanyeshuri bari muri koleji y'uburezi abakozi b'umwihariko n'abari muri kaminuza y'u Rwanda usanga bose bafite ayo makuru y'uburyo bakwifashisha mu myigire yabo. Bivuze ko ari yego ntabwo narambeshye. Ubu umwana wese uje mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Rwanda asigaye ahera ku kizamini cy'icyongereza. Icyo kizamini bakora yifashishije rwa rubuga mubaruzi twese tuyigaho abanyeshuri n'abarimu bose ba kaminuza. Bituma umwana wahereye kuri iyo y'indangirizi ariko mubaruzi amenya ko ihari, amenya kuyinjiramo, akanamenya ko igihe cyose isoma ari kwiga ku ishuri n'ibyo ari kwigiramo biri kuri urwo rubuga. Ibi tubikora muri kaminuza bwa mbere twita indashini ku buryo abanyeshuri amakuru bayabona. Murakoze cyane. Twavuga ko umunyeshuri ashobora kuba mwakase w'Abanyarwanda cyangwa se n'uburyo barangije muri kampo kuko ashaka kugana kaminuza y'u Rwanda afite amagambo muri koleji y'uburezi gutanga umupira by'umwihariko agomba kumenyekana mbere kuri kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Buriya umunyeshuri wese ukeneye kwiga muri iki kintu kijyanye icyo ushaka kwiga. Tubona abiga kubera kwiga akenshi nyine ni ba bandi na n'uyu munsi bakigera hanze bigatuma ireme ry'uburezi rihinduka ikibazo. Ariko ushaka icya mbere ni ukumenya icyo ushaka kwiga. Ikindi ni uburyo bwiyakora nari kubabwira uburyo mu gusaba kwiga muri kaminuza umunyeshuri by'umwihariko bikoresha umunyeshuri yahitaga avuga uburyo akeneye kwiga. Wasanga umubare munini bagiye bahita bifuza kwiga bari ku ishuri kubera ko batarabisobanukirwa. Ariko tukabamenyesha ko imyaka igenda iza koleji y'uburezi by'umwihariko ubu yarafunguye aho amaporogaramu menshi y'abana batangira bemerewe guhitamo kwiga bari iwabo ku kazi ariko twita training program cyangwa se kwiga yabo. kuba uburezi kwiga mu burezi umunyeshuri akiga akoresheje ikoranabuhanga umuturage we inyungu abifitemo ni izindi kugira ngo abasoje amatwi nabo basobanukirwe ko ibiri kwigirwa mu mashuri nabo ubwabo bibafitiye akamaro. Nari navuze ko imwe mu nyungu tubona muri ubu buryo bw'imyigire ni hamwe umuntu yiga ataretse n'ibindi akora. Icyo ni icya mbere. Usanga hari abana benshi mu by'ukuri bakeneye kwiga ariko banafasha imiryango yabo. Urumva ko uburyo bw'ikoranabuhanga bwabafasha. Ariko n'ikindi turabona ko ikoranabuhanga atari mu Rwanda gusa no ku isi hose biri gutera imbere biratangaje. Rero kumva ko uyu muturage uri kumwe n'umwana we ashobora kwiga atamuri kure azumva impamvu leta ifasha za smartphone gusa cyo mu buryo bwari bwo kubikora. Ariko kandi n'ubwo bumenyi uwo mwana agibona ashobora kugenda abishyira mu bikorwa atarindiriye kuzashyira mu bikorwa ubumenyi ari kubona ari uko hari ikindi n'ubushakashatsi ndetse no kuzamura kugira ngo dukomeze guteza imbere ibijyanye n'ubworozi ariko ntabwo twabura kwiga ku bushakashatsi bwo gufata ibiciro bitandukanye n'uko umunyeshuri yakwandika igitabo gisoza akaminuza akajya kwiga class. Iki kintu cyo kuba twatekereza kwiga ariko bifashishije iyakure ariko tugatekereza no kuzamura ubushakashatsi usanga atari ubundi imwe muri mandate z'ibanze za kaminuza aho ziva zikagera harimo gutanga ubumenyi ariko harimo n'ubushakashatsi. Ibyo bibaye ubushakashatsi bukaba bukemura ibibazo abaturage b'igihugu. Rero uyu munsi tubijyana ntabwo bikiri imbogamizi kubera ko bahari urugero mu makoresho tugiye dufite muri aya maserivisi nagemura hano mu nzego ubushakashatsi bugenda bukorwa n'abanyeshuri akenshi mu rwego rwo hejuru tuburyo banifashisha abantu bose
ndabaha urugero nk'iwacu muri koleji y'uburezi iyo hari research iri gukorwa ku myigire abana bari babigiramo uruhare ibyo rero wa mwana azakura azi kandi icyo wari uvuze cyo mu bushakashatsi bufata buriya biterwa ikintu kikagera kinini ariko amahitamo yabuze ntabyo nkaba mbona ko mu by'ukuri nta bundi buryo kaminuza yose yakora byananyishije kwigisha ibyo n'ubushakashatsi bigamije cyane gukemura ibibazo murakoze cyane reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko ntabwo sinzi ndanakirwa mufite umutima mwakira dukurikiye kugira ngo ntiyako dusoze iki kiganiro. murakoze cyane abumva radiyo sarusi nakongera kubibutsa ko nta mahitamo generasiyo y'uyu munsi n'ejo niba dusize ikoranabuhanga ntabwo ikoranabuhanga rikiri amahitamo ari kubifata tukafata ko ikoranabuhanga dukeneye mu buzima bwacu bwose nicyo nabyo murakoze cyane mugabo mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda dukoresha iby'uburezi twaretse gusangira kuri gahunda y'ururimi cyangwa se kwiga twifashishije iyakure Thank you.